Ndagusuje cyane kandi nkomeze nkwifurize kugira ibihe byiza wowe udahwema kudukurikira kuri Bivugwe TV. Ngushimire cyane wowe wakoze subscribe nawe utarakanda subscribe. Dutera inkunga ureba aho hasi handitse subscribe kandi kuri ako kajambo ukore no kukazogera. Niba biri mu rurimi rw'igifaransa ukora aho handitse s'abonner urabudufashije bikomeye cyane kandi bizajya bituma video zose zitambuka nga kuri Bivugwe TV uzajya uzumva mu bambere. Ubu kano kanya isi yose iri mu gahinda gakomeye cyane nyuma y'urupfu rw'umugabo w'ikirangirire uzwi ku mazina ya Carlos Ray Knowless, akaba yaramenyekanye ku izina rya Chuck Knowless. Uyu rero tukaba twaramumenye muri filime nka The Delta Force. Iyi filime ikaba yarasohotse mu mwaka w'1986 ndetse tukaba twaramumenye no muri filime nka Missing in Action, ikaba yarayisohoye mu mwaka w'1984. Yagukiniye kandi zitwa Invasion USA yasohoye mu mwaka w'1985, kandi twamumenye muri Code of Silence yasohotse mu mwaka w'1985, ndetse n'indi yitwa Game of Death yasohotse mu mwaka w'1978. Hari n'izindi filime nyinshi yagiye kina harimo nk'iyitwa A Force of One yasohotse mu mwaka w'1979, ndetse n'iyitwa A Silence Rage yasohotse mu mwaka w'1982. Chuck Knowless kandi yakinnye filime yitwa Green Fog yasohotse mu mwaka w'2017, ndetse n'iyindi yitwa Agent Recon yasohotse muri 2024, hakaba n'indi yitwa Dodge Bar yasohotse mu mwaka w'2004. Izi zose rero akaba ari filime yakinnye, ndetse hari n'izindi nyinshi uyu mugabo twagiye tumumenyamo, ariko filime zamugize icyamamare ku buryo amenywa n'isi yose. Iya mbere ni yitwa The Delta Force yasohotse mu mwaka w'1986. Iyi filime ikimara kugera hanze nibwo uyu mugabo Chuck Knowless yatangiye kuba ikimenya bose hirya no hino ku isi, kubera ko iyi filime yarebwe n'abantu batari bake. Filime iza ku mwanya wa kabiri yakoze yabaye hit kurenza izindi zose muzo yakoze ni yitwa Lone Wolf Code yasohotse mu mwaka w'1983, hakaza n'indi yitwa Missing in Action yasohotse mu mwaka w'1984, ndetse hakaba n'indi yitwa Code of Silence yasohotse mu mwaka w'1985. Indi filime ya gatanu iza ku mwanya mwiza muzo yakoze ni yitwa Good Guys Wear Black yasohotse mu mwaka w'1978, ndetse ku mwanya wa gatandatu tuhasanga indi filime nziza yakoze yitwa Octagon yakoze mu mwaka w'1980. Ku mwanya wa karindwi hakaza yitwa Ear for Any Ear yasohotse mu mwaka w'1981. Naho ku mwanya wa munani muzo yakoze zabaye nziza cyane kurusha izindi zose ni yitwa First Vengeance yasohotse mu mwaka w'1982, hakaza yitwa Firewalker yasohotse mu mwaka w'1986, hakaza n'indi ku mwanya wa 10 rero yitwa Blika Blika yasohotse mu mwaka w'1977. Izo akaba arizo filime 10 rero uyu munyabigwi wamaze kwitaba Imana yakoze zabaye nziza kurenza izindi zose muri filime nyinshi yagiye akinamo. Amateka y'iki kirangire Chuck Knowless ni maremare cyane, kuyavuga byatwara igihe kinini, ariko ndibuze kubanyuriramo make mu mateka ye tuzi mu by'ukuri kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza iki kirangirire. Chuck Knowless cyamaze kwitaba Imana ku myaka 86 y'amavuko. Mu buto bwe rero akaba yarakuza kunda gukina umukino wa karate cyane, dore ko rero mu bukuru bwe yaje no kwisanga mu yindi mikino myinshi ariyo ndibuze kubabwira. Rero uyu mugabo rero urupfu rwe rukaba rwaramenyekanye ejo ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu ahagana saa 8 z'umugoroba, ndetse akaba yaritabye Imana ku itariki 19. ubwo ni umunsi wari wabanjirije uwejo, bikaba byaratangajwe n'umuryango we rero ku munsi w'ejo washize, nubwo icyamwishe cyagizwe ibanga bitewe n'umutekano w'iki kirangire mu by'ukuri cyamaze kwitaba Imana. Chuck Knowless rero akaba yasize abana bagera kuri 5, harimo witwa Dakota Alan Knowless, Eric Knowless, Dan Lee Kelly Knowless, ndetse n'uwitwa Dina Knowless, kaza n'undi witwa Mike Knowless. Uyu Knowless rero akaba yarafite ababyeyi bamubyaye uwitwa Ray Knowless ndetse na Wilma Scanberry.
bakaba ari bo babyeyi bamubyariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Oklahoma, akaba ariho iki kirangirire cyavukiye, akaba ari naho yatangiye kwitoreza imikino njyarugamba ariyo karate, taekwondo, tangsodo ndetse n'indi yitwa judo n'indi myinshi itandukanye yagiye yisangamo, ndetse akaba yaranabaye shampiyoni w'isi mu mikino njyarugamba igihe kinini cyane, dore ko yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, harimo nk'igihembo cyitwa BMI Films and TV Award yatwaye inshuro 3 zose ahanganye n'abandi bakinnyi bakomeye hirya no hino ku isi, akaba rero yarabahize akaza ku mwanya wa mbere. Ibi bihembo rero akaba yaritwaye inshuro zigera kuri 3. Hakaba n'ikindi gihembo cyitwa Lone Star Films and TV Award yagitwaye inshuro 1, ndetse hakaza n'ikindi cyitwa Show West Convention USA yagitwaye inshuro zigera kuri 2, kandi angahe yarahanganye n'abandi abakinnyi ba filime batandukanye kandi bakomeye bafite amazina akomeye hirya no hino mu isi. Ndetse hakaza n'igihembo cyitwa TV Guide Award yatwaye inshuro 1, hakaza n'ikindi cyitwa Walk of Fame yatwaye inshuro 1, ndetse n'ikindi cyitwa Golden Boot Award iki nacyo yagitwaye inshuro 1. Chuck Norris kandi yatwaye igihembo cyitwa Movie Guide Award yatwaye rero inshuro igera kuri 1, akaba yaratwaye ibihembo mu byiciro bitandukanye, aho mu mwaka w'1999 yatwaye igihembo, 98 yatwaye ikindi gihembo, ndetse n'1997 yatwaye igihembo, yewe no mu mwaka w'2004 ndetse no mu mwaka w'2000 hakaba ari n'indi myaka myinshi yagiye atwaramo ibihembo. Chuck Norris rero akaba yari umugabo w'umurwanashyaka kandi akaba yanakundaga umuryango we cyane, nk'uko umuryango we bakomeje kubitangaza nyuma y'urupfu rwe, kandi bakanavuga ko yagerageje kwitangira umuryango, kiri kandi bakanavuga ko nubwo yitabye Imana yaragikunda gukora siporo cyane mu rugo ndetse n'ahandi. Urupfu rwa Chuck Norris rwatunguye abantu hirya no hino ku isi bakimara kumva ko yamaze gushira mu mwuka, harimo nk'abagabo benshi bagiye bakinana muri filime zigiye zitandukanye, ndetse n'abandi bose yaba yarakoreye ibyishimo nyuma ya filime yakinnye zagiye ziba international kandi zagiye zifasha benshi, kandi zari zirimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Nyuma y'urupfu rwe rero umuryango we ntabwo washatse gushyira hanze icyaba cyahitanye uyu mukambwe wari ugeze mu zabukuru, dore ko yari amaze kuzuza imyaka 86 y'amavuko. Ntabwo rero bigeze bashyira hanze icyaba cyamuhitanye, uretse kuvuga ko yavuye mu mwuka kandi akaba yarabaye umugabo w'ikirangirire ku isi, bagashima ubwitange ndetse n'umuhate yagize mu mwuga wo gukina filime ndetse n'indi mikino njyarugamba. Iyo nagiye basobanurira harimo nka judo na taekwondo n'indi myinshi uyu mugabo yagiye yisangamo, dore ko yewe yatangiye gukina imikino akiri umwana muto cyane, bityo aza kubikunda bitangira abaye n'ikirangirire mu mikino ya filime. Knowless rero akaba yaragerageje kwereka isi ibyo yarashoboye, kandi burya nubwo yitabye Imana asize umurage mwiza nyuma yuko yigishije benshi muri filime yagiye akina, kandi ngo yabaye umugabo mwiza ufite umutima mwiza, dore ko yagiye akunda gufasha abantu benshi batandukanye hirya no hino kuri iyi si. Nta kindi rero twavuga tuti iruhuko ridashira kuri iki kirangirire Knowless, tumubwire tuti aheza mu ijuru. Nanjye rero munyemerere nsoze kandi mbashimire cyane, ndagushimiye cyane ko abanye nanjye muri iyi minota mike tumaranye. Reka nongere nkubwire ngo tuzahura ubutaha mu nkuru zizaba zigezweho. Ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, maze uze kwibuka no gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru yose atambuka hano kuri Bivugwe TV.